Bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, ndabaramukije ubuntu bw'Imana nibubane namwe. Umuvandimwe wanyu Pasteur Ndahiriwe Jean de la Paix nongeye kubazirikana muri uyu mwanya nifuza yuko dufatanyiriza hamwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Esteri igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 4, umurongo wa 8 kugeza uwa 9, tunasoreze kuwa 12. Imana yacu tugirire neza. Araya magambo agira ati: hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi ashize uburakari bukavashiti n'ibyo yakoze n'igihano bamuhannye. Maze abagaragu b'umwami babahereza baramubwira bati: nibashakira umwami abakobwa b'inkumi beza, kandi umwami ategeke abatware bo mu bihugu by'ubwami bwe byose ngo bateranirize abakobwa b'inkumi beza bose mu nzu y'abagore mu murwa w'Ishushani, babashikirize Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore, kandi ngo bahabwe ibintu byo kubarimbisha. Maze umukobwa umwami azashima ab'umwamikazi mu kimbo cya Vashiti, nuko umwami ashima iyo nama abigenza atyo. Umurongo wa 8 kugeza uwa 9. Nuko itegeko umwami yategetse rimaze kwamamara, abakobwa benshi bateranirizwa ku murwa w'Ishushani barindwa na Hegayi. Esiteri nawe ajanwa mu nzu y'umwami arindwa na Hegayi umurinzi w'abagore. Uwo mukobwa ashimwa na Hegayi amugiriraho ubuhake. Hegayi agira umwete wo kumuha ibyo kumurimbisha, amuha n'imigabane ye n'abaja barindwa bo yarakwiriye guhabwa bavuye mu nzu y'umwami. Amutoranya mu bandi, amujana n'abaja be, amushira mu nzu y'abagore aheza haruta handi hose. Umurongo wa 12. Kandi umukobwa wese yagiraga igihe cyo kumurikirwa umwami amaze gusohoza itegeko ry'abagore amezi 12, kuko igihe cyo kwarikwa kwabo ariko cyameraga. Amezi 6 bihezuraga imbiribiri, ayandi mezi 6 bakaba bafite ibihumura neza n'ibindi byo kwarika abagore. Imana yacu tugiriye neza. Bakundwa bene data bashiki banje, aya magambo dusomye ndagira ngo tuyabyaze umusaruro wo kuyakuramo amasomo yadufasha muri ubu buzima bwa gikirisitu turimo none. Imana yacu ibasange. Izi nkuru zitubwira uburyo umukobwa witwa Esiteri w'umuheburayo kazi yatoranijwe kuba umwamikazi ngo asimbure Vashiti muka Ahasuwerusi. Esiteri atoranywa ntiyari wenyine bene data. Yari ari kumwe n'abandi bakobwa benshi kandi baturutse mu bihugu byinshi 127 byari bigize ubwami bw'Abaperesi. Muri kiriya kivunge cy'abakobwa baturutse mu bihugu 127 nimwo hagombaga kuzatoranywa umwe uzaba umwamikazi. Imana yacu tugiriye neza. Ibi birasa nuko natwe abakristo ba none twatowe turi benshi mu mahanga menshi ngo tubitorero ry'Imana rizavamo umugeni wa Kristo. Imana yacu ibasange. Kiriya cyari kibazo gikomeye cyane. Gutoranywa muri abantu ibihumbi n'amagana, harashakwamo umuntu umwe gusa. Sinzi niba bari abakobwa barasinziraga. Ikibazo bari baturutse iwabo baje guhatanira uriya mwanya. Kandi ntabwo kwari ugutoranywa mu kagari ngo umuntu ahita ahabwa intebe y'ubwamikazi. Kwari ukumara igihe kigenwe runaka baramye, birimbisha, barwana intambara y'imyiteguro ikomeye cyane kugira ngo muri bo hazave mu mwamikazi. Murumva yuko barushanwaga bafite ubwoba, kuko buri wese yarebaga icyo kivunge akibaza mu mutima we ninde uzaba umwamikazi muri bo. Kandi mwibuke yuko hari hagiye hatoranywa umwiza kuruta abandi bose. Bari abeza baturutse mu tugari, barazamuka bagera mu mirenge, mu turere, mu ntara no mu rwego rw'igihugu. None ibihugu biza guhura 127 byose bizanya abakandida babyo bari guhatanira umwanya umwe gusa. Cyari ikibazo gikomeye, rwari urugamba rukomeye. Imana yacu itugiriye neza. Rwari urugamba rwo kudapfusha ubusa igihe kwa bari abakobwa, kuko buri wese yagombaga kuba ari maso kugira ngo hatagira umuhitaho, yirimbisha, arwana intambara yo kwirimbisha. Imana yacu tugiriye neza. Kwari ukwirimbisha ku manywa na nijoro, nta kugoheka, kugira ngo nibuze abone ko yavamo umwamikazi. Kandi cyari kigoye bari abakobwa nuko uzasubira imuhira avuga ko atsinzwe. Bamutoye bamugiriye icyizere, arazamuka agera mu rwego rw'igihugu aja guhatanira uriya mwanya. Agiye kumarayo kiriya gihe yaramye kandi ibyangombwa byose yabihawe, none agiye kuzagaruka avuga yuko atsinzwe kandi ntacyo yari yabuze muri kiriya gihe cyo kwarama. Bene data bakundwa,
ndagira ngo namwe mube maso mutekereze, mutazakorwa n'isoni ubwo umwami Yesu azazira, mukabura uko mubisobanurira abazaba basigaye mu isi, kandi ntacyo mwaburanye umwami Yesu, ntacyo mwamuburanye. Imana yacu itugirire neza. Niko twabibonye rero ko bari abakobwa bari bafite urugamba rukomeye, bari batoranijwe, buri wese yahagurutse avuga yuko agiye kuba umwamikazi. Ariko ikibazo ntabwo kwari uguhita ahabwa ikamba ry'ubwamikazi ngo yicare ku ntebe y'ubwamikazi, ahubwo kwari ukubanza guharanira uriya mwanya muri ya minsi yo kwarama kwabo, akawurwanira, akawuruhira. Aha ndagira ngo rero tuhakura amasomo akomeye cyane yadufasha muri ubu buzima bwa gikristo turimo none, kuko ibi birasa natwe abakristo ba none. Nubwo twatoranijwe ntiturakageraho tubasha guhabwa ikamba ry'abanesheje. Imana yacu itugirire neza. Ntitugomba rero gupfusha ubusa igihe cyacu muri iyi minsi yo kwarama kwacu bene data. Twaratoranijwe yego mu magana menshi nk'uko umuhimbyi w'indirimbo ya 5 mu Gakiza igice cya 2 yabivuze, ngo mu magana menshi y'abanyabyaha haranoranyijemo ngo mbishutiye. Twaratoranijwe ndabihamya, ariko ntabwo turahabwa ikamba ry'abanesheje. Gutoranywa bwa mbere kw'abari abakobwa ntabwo ariyo yari insinzi y'amatora ngo bahabwe ikamba ry'ubwamikazi mu byibuke, ahubwo gutoranywa hanyuma yo guhiganwa niyo yari insinzi y'ukuri ya rurangiza, nyuma y'amezi 12 yo kwarama kwabo. Bivuga ko natwe kuba twaratoranijwe bidasobanuye ko twamaze kwegukana ikamba ry'abanesheje nk'uko twabibonye. Bari abakobwa bose baratoranijwe, hanyuma bajanwa mu murwa w'Ishushani aho kurindirwa, aho bagombaga kumara igihe kigenwe baramye, kandi bahabwa na Hegayi inkone y'umwami wo kubarinda no kubafasha muri iyo myiteguro yabo mbere yo kuzamurikirwa umwami ngo atoranyemo umugeni we. Nababwiye ngo ibi birasa natwe itorero rya none. Ishushani nahashushanyije n'itorero inzu y'Imana turimo none. Uko niko natwe twahawe kurindirwa mu itorero, aho dutegerereje umukiza ko azaza gutwara umugeni we. Imana yacu idufashe. Hegayi inkone y'umwami yari ishinzwe kubarinda no kubafasha muri iyo myiteguro yabo. Namugereranije n'umwuka wera, umurinzi n'umufasha w'itorero twahawe ngo adufashe muri ubu buzima turimo bwa gikristo, ngo adufashe kwitegura, ngo adufashe guhatana, duharanira kuzagaragara muri cyagihe Yesu azaba aje gutwara umugeni we, ngo natwe tuzegukana ikamba ry'abanesheje. Imana yacu itugiriye neza. Esiteri muri iyo myiteguro nk'uko twabibonye ngo yaje kwishimirwa cyane na Hegayi umurinzi we, maze Hegayi aramukundwakaza, aramufasha byishimiye, amurindira ahantu heza hatandukanye n'ahandi bagenzi be barindirwaga. Imana yacu idusange. Bene data bashiki banje, ibi biratwereka uburyo natwe tugomba kurwana intambara yo kwishimirwa n'umwuka wera, tukagaragara imbere y'Imana ko tubanye neza n'umwuka wera, tukagirana ibihe byiza, akadufasha muri iyi myiteguro yacu, maze urugamba turimo rwo kurushanwa rukazatubyarira insinzi kuri wa munsi Yesu azaba aje gutwara itorero rye. Imana yacu idufashe. Nk'uko Esiteri rero twabibonye yatoranirijwe hamwe n'abandi bakobwa benshi bagombaga kurushanwa ngo hazatorwemo umwe uzaba umwamikazi, niko natwe bimeze. Abatowe turi benshi, kandi muri abo benshi nimwe hazava umugeni wa Kristo. Tugomba kurushanwa rero nk'uko Pawulo yabivuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 24, aho yagize ati: nimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ari kugororerwa kabumwe, namwe abariko mwiruka kugira ngo mugororerwe. Imana yacu ibagirire neza. Nk'uko twabibonye Ishushani bari baramye bihezura birimbisha, kuhashushanya itorero inzu y'Imana turimo none. Ubu natwe niho turi kurushanyirizwa mu itorero, niho turi kurushanyirizwa, niho turi guhatanira, twirimbisha twiyeza ngo tuzamurikirwe umwami Yesu tumeze nk'umwari warimbishijwe koko. Imana ibasange kandi bashoboze kwita kuri aya magambo no kuyakura mu isomo rikomeye cyane.
mwibuke yuko Esiteri bamutoranyije ari kumwe n'abandi benshi, bagahatana bakarushanwa, muri bakaba arimo yongera gutoranywa akegukana ikamba ry'ubwamikazi. Natwe tumenye yuko mu itorero turi mu ntore ziriho ubu Yesu azongera agatoranyamo umugeni we, nk'uko yabivuze muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 14 ati, kuko abatowe ari benshi ariko abatoranijwe bakaba bake. Imana yacu dusange. Bene data bashiki banje, ntimwibwire yuko mwatoranijwe, ntimwibwire yuko mwatoranijwe, ntimwibwire yuko muri mwitorero, ntimwibwire yuko muri mu ntore z'Imana, ahubwo mutekereze kuri iri jambo ngo mu ntore azongera atoranye. Imana yacu ibagirire neza. Ubu turaramye, turi mu myiteguro yo kuzamurikirwa umukwe, turi muri cya gihe cyo kwirimbisha no kwiyeza. Hahandi abakobwa bari mu nzu y'abagore Shushani, barinzwe na Hegayi inkone y'umwami. Ubu natwe turi muri ico gihe, turi mu itorero ry'Imana, tubarinzwe n'umwuka wera w'Imana, nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo dufite umwuka wera w'Imana niwe utuyobora buri munsi. Nk'uko Yesu yabivuze ati muzahabwa umufasha, uwo niwe uri kudufasha kugira ngo twiyeze twirimbishe. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribitubwira bene data ngo ducunguze uburyo umwete, kuko igihe ari kigufi. Igihe cyo kwarama kwacu kiri kudushirana bene data, kiri kurangira tukamurikirwa umukwe. Kandi mwibuke nk'uko Paulo yabivuze mu rwandiko rwa 2 yandikiye itorero ry'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 10 ngo, kuko twese dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibikwiriye ibyo yakoze akiri mu mubiri, ari byiza cyangwa ibibi. Bene data, muri iyi minsi yo kwarama kwacu, muri iki gihe cyacu, dukwiriye kuzagaragarizwa imbere y'intebe y'umwami, agatoranyamo umugeni we, agahabwa ibikwiriye ibyo yaruhiye. Kandi buri wese mu barushanijwe, mu barushanwa twese, buri wese azahabwa ibikwiriye ibyo yaruhiye. Ndagira ngo mutekereze kuri bariya bakobwa batashe bategukanye ikamba, uko babisobanuye bageze iwabo. Mutekereze uko wazasobanura uramutse usigaye utegukanye insinzi, utegukanye ikamba, ugasobanura abo wahamirije yuko uri ku rugamba, uri guhatanira ikamba ry'abanesheje, ko umwami Yesu ari umukwe wawe. Imana yacu kugiriye neza ukuntu wazabisobanura, ubu bitekerezaho. Niyo mpamvu dukwiriye kurwana intambara, tugacunguza uburyo umwete, tukirwanaho. Uyu mukobwa yaramye bene data bashiki banje, ndagira ngo mbabwire impinduka iboneka muri we. Uko yari asanzwe agenda ntabwo ariko akomeza kugenda, aritwararika, akibombarika, akirinda, akigengesera bashiki banje, kugira ngo atikoraho umukwe akazamubenga. Niko na Paulo yabivuze mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 25 ngo, iyo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, ngo abandi babigenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Imana ishimwe cyane. Mwirinde muri byose. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Mwirinde muri byose, mwirinde uko mugenda, mwiyeze, mwitunganye, kandi mubane n'umwuka neza. Bene data bashiki banje, rero ndagira ngo mbifurize kuzegukana insinzi kuri uriya munsi Yesu agiye kuza gutwara umugeni we. Imana yacu ibagirire neza. Data wera se umwami Yesu, aya magambo bari wo wiyigisha kandi yasobanurira abayumvise, kuko ari wowe ufite ububasha n'ubushobozi bwo kuyasobanura, akaba ari nawe ufite ubwenge bwose. Nje ndi umwana w'umuntu, ntabwo nayageza ku rwego no kunyota y'abayakiriye. Mana igira neza, sinayageza ku rwego bose babyumva, ariko wowe nk'Imana izi ubwenge, ufite aho wakora no nzira wanyuzamo kugira ngo buri wese abashe gukura mu isomo, kandi iryo somo rimufashe gutegura ubugingo bwe no kuzabumurikira umwami Yesu bumeze neza. Ndakwinginze ngurengere buri wese kandi bimufashemo, ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabyemo nizeye, amen.